tugiye kubakorera ibyo tubakorera nitumara kubikora muragenda mutavuga muceceke ntihagire umuntu bavugisha mu nzira ngo muvuge none mugomba umugabo wawe agomba kubatahira uragenda uboha ikirago umusambi uboha umusambi uwuzurizeho numara kuwuzurizaho umugabo wawe nawe yubaka akazu k'akagondero gutya akubake namara kukubaka musasema agashinge ishinge nimurangiza mushiremo ka gasambi umugabo wawe ajyemo. Twongeye kubaha ikaze abakurikirana Hirwa TV Rwanda, amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje aho muri hose mu mpande zitandukanye, turabizi neza muri benshi mudukurikirana, muratwandikira, muraduhamagara, umva muri inshuti z'akadasohoka. Umwami Imana baho umugisha, rero natwe turabakunda cyane. Uyu munsi rero nongeye gufata urundi rugendo, nagiye gusura abavandimwe. Numvisha ubuhamya bwabo bunkora ku mutima, ndavuga ntibyanze bikunze aba bavandimwe ngomba kubasura kugira ngo nanjye ibyiza bafite babisangize n'abandi bantu nabo bazabakurikirana. Rero uyu munsi nasuye umuryango mwiza cyane, narabakunze, bafite ubuhamya bwiza kuko bamaze imyaka 20 bategereje urubyaro. Nyuma y'imyaka 20 bamaze kugeza rwose imyaka y'ubukure pe, Uwiteka arabibuka abahereza Samuel. Rero nagiyeyo kugira ngo nanjye suru uwo muryango ndebe neza y'Imana ndetse nsure na Samuel. Rero uwo muryango nawusuye. Uyu mwanya rero tugiye kuganira n'umumama yampaye ikaze, yampaye karibu, yanyakiri. Mama, Imana iguha umugisha. Namwe. Yego. Twagira ngo rero uyu mwanya wibwire abakurikiye ibiganiro byacu ko tugiye kubana, ubibwira amazina yawe. Murakoze cyane. Nitwa Nyiramajyambere Primitive, nkaba ntuye hano Kimisagara mu mudugudu wa Sangwa. Nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Imana yangiriye neza, ari nayo mpamvu nshatse kugira ngo tuganire ku by'Imana yankoreye. Imana yangiriye neza ni ukuri, kandi ndabivuga pe, kuko nta soni mfite, kuko Uwiteka yangiriye neza. Amen. Amen. Yemwe ni ukuri mufite amatsiko nkuko nanjye nyafite. Mama Samwe, Imana iguha umugisha. Ni ukuri pe, abantu bafite amatsiko barategereje kugira ngo bumve ibintu byose ugiye kutubwira, kandi birahari ni byiza. Birahari rwose. Mama Samwe, ndumva twabanza tugasenga Imana rero kugira ngo nukuri twinjire mu buhamya bwawe nyirizina. Ngaho dushyira imbere y'Imana dusenga. Imana turagushimiye, turaguhimbaje igitare cy'amahanga, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kuko ugira neza iminsi yose. Mana, watugiriye neza, waraturinze iminsi yose itambutse, wabanye natwe, urinda ubugingo bwacu n'imibiri yacu. Mana, iyi saha uyu munota waruzi ko uyu munsi tuvuga ibyawe, tukagushima, tukavuga ubuhamya, tukavuga ibyo wadukoreye. Wazanye abavandimwe hano muri uru rugo, nuko rero ndagushimiye kuko uyu munsi wawuteguye, ufashe umuja wawe n'umugaragu wawe baje hano, ubaha umugisha. Tugiye kubivuga rero kuko wabidukoreye, nta soni dufite, nta nubwo biduteye ubwoba. Tugiye kuvuga ibyo wadukoreye kuko twavuze yuko tuzakwamamaza hose, kuko uri umugabo w'intwari. Urakoze Mana kuko uri kumwe natwe, kandi uradufasha mu buhamya tugiye gutanga. Mu izina ryera Yesu wambwe ku musaraba tubisabye, amina. Mama Samwe, Imana iguha umugisha. Rero uyu mwanya Mama Samuel ugiye kutuganirira. Ese Mama Samuel Karame, Mama Samuel ndi umuntu Imana yagiriye neza. Ngiye gutangira kuvuga iby'Imana yagiye inkorera. Ndi umuntu Imana yagiriye neza, yahaye umwana maze imyaka 20. Amen. Imana yangiriye neza, impa umwana narihebye, numiwe, ariko Uwiteka ntabwo areba ku bukure, ntabwo areba ku myaka. Urabona ko ndi umuntu ukuze w'umukecuru, ariko Uwiteka yangiriye neza. Haleluya. Impa umwana maze imyaka 20. Ubwo rero muri make niyo mpamvu nitwa Mama Samuel, kuko yampaye umwana nanjye ngeze kure.
nk'uko Hana byari bimeze nanjye ngira neza. none se mama Samuel, Karame. mbere yuko uba mama Samuel cyangwa mbere yuko ushakana n'umutware wawe, ndumva watuganirira urugendo rwawe mu by'ukuri ukaba udusangiza, ndumva wadusangiza urugendo rwawe mbere yuko ubana n'umutware ndetse na nyuma yo kubana nawe ndetse kugeza n'uyu munsi. Ndumva mfite amatsiko nk'uko n'abandi bantu bayafite. Ndumva watubwira urugendo rwawe. Murakoze. Ngewe nabayeho mu buzima bwanjye, ngiye gutangira nkiri umukobwa. Nabayeho mu buzima iwacu ari abantu bafite ubutunzi, ari abakungu mu cyaro, bafite inka, bafite imirima, bafite ibiryo, mbese ari abantu bifashije. Ubwo mbaho gutyo, nza kwiga amashuri, niga amashuri 6, maze kuyarangiza. Ubwo ntabwo byakunze ko nkomeza kwiga, ahubwo naje gutwara inda nkarinda iwacu mu rugo mfite imyaka 17. Maze gutwara inda, ubwo nza kubyara umwana w'umuhungu mfite imyaka 17. Ndamubyara w'umuhungu, iwacu baramurera. Ubwo dufatanye n'iwacu nyine kumurera kuko nari mubyariye mu rugo. Baramurera. Umwana amaze imyaka 2 nibwo nagiye gushaka. Umwana musiga iwacu baramurera, njya gushakana n'umutware. Ubwo umaze imyaka 2 ubyaye, nibwo waje kubona umuntu aza kukurambagiza. W'umusore rwose utarigeze ashaka, mbangiza amahirwe mbonye umusore. Nuko abaraje nyine ati naragukunze. Imana ishimwe. Amaze kumbwira ko yankunze, ndavuga nti nta kibazo. Numva nshimye Imana, ndavuga nti ku muntu wabyaye nabyariye iwacu, none koko Imana ingiriye neza impaye umusore. Yego. Ubwo numvishije ari ibintu byiza cyane, numva Imana inkoreye igitangaza. Ubwo naragiye, ndagenda ninjira mu muryango wabo. Maze kwinjira mu muryango wabo, nza kugira ibibazo, sinabyara, sinatwita nkihagera. Kandi ubwo nari niteguye kubyara nyine, kuko numvaga n'ubundi mbyara narabyaye, numvaga ko bizakomeza, numvaga ko nta kindi cyabitangira, ari uko nyine ngiye kubyara nkaba umubyeyi neza, noneho nginjiyemo neza nkabibona. Ariko ntago byakunze. Ubwo nagize gutya mbaho ngaho, turabana, tugategereza ukwezi kugashira, tugategereza ko ndasama, nkaheba. Biza gufata umwaka wose. Nimaze gufata umwaka wose, ntangira kuvuga ko ndeba bya bintu noneho mbona bitoroshye. Ubwo nibwo twinjiye mu bintu byo kuraguza no guterekera, kuko twabaga tutarakira agakiza. Ubwo ababyeyi bacu batangira kutujyana kuraguza, tukajya mu bapfumu hirya no hino tujya kuraguza. Hanyuma ariko umwana ntitumubone. Abapfumu icyo gihe ubwo bababwiraga iki iyo mwabaga mugiye? Twigeze kugenda hamwe, turagenda njyanye n'umutware, kuko umubyeyi wacu papa wanjye yaratujyanaga. Tuza kujyana, tugezeyo noneho umupfumu aratubwira, tumva rero. Ubwo twagendaga nyine twikoreye inzoga, ibintu byose. Ubwo tugezeyo bakatubwira bati rero ubu ngubu tugiye kubakorera ibyo tubakorera. Nitumara kubikora muragenda mutavuga, muceceke, ntihagire umuntu bavugisha mu nzira ngo muvuge. Mugende murinde mugera mu rugo, ahasigaye mwinjire mu nzu mukora ibyanyu, murahita mubona umwana. Ubwo ngubwo tukagenda, ubwo tutavuga, tutavugana. Ubwacu twe twaravuganaga, ariko umuziro ni ukuvugisha undi muntu, kuko baravuga bati nihagira umuntu bavugisha arabatwara umugisha, ntabwo muri bubone wa mwana. Ubwo tukagenda, kubera ko iwacu ubundi ni mu majyaruguru, hari mu Ruhengeri. Ni ukuvuga ngo urabona ko hari imisozi ugenda ureguka gutyo ukabona nk'abantu hakurya iriya. Iyo twababonaga hakurya baturutse nka hariya twe turi kugenda, tukabona wenda nk'ishyamba aho ngaho cyangwa se agasozi, twamanukiragamo kugira ngo ba bantu bahite natwe tubone gukomeza. Ubwo tukamanuka tukihisha, abantu twabona barahise, twarangiza tukabona kugenda. Kandi ubwo hari ahantu kure, mbese nko kuva hano ukaba wagenda nk'Iremera kure. Ubwo tukagenda tubigenza gutyo, tugenda duca mu mashyamba tugira gute, kugira ngo abantu batadutwara umugisha ntitubone uwo mwana.
tukagenda tukagera mu rugo. Rimwe rero twigeze kujyayo, noneho baza kutubwira bati mutavuga. Noneho tugira ibyago tugiye kugera hafi y'iwacu, hafi tugiye kubona tubona umuntu, noneho adutanga kutubona, twe aradutanga, twe tutamubonye kubera imisozi umuntu agenda birinduka, noneho tuba tumuguyeho. Arangije ati Primiti, ati bite, nitwa Nyiramajyambere Primiti, bati Primiti, ati bite, twaba tuti ndamugase uyu muntu ko agiye kudutwara umugisha, turabigenza gute ubu ngubu, ubuse turabigenza gute, turaceceka, yavuga tukamera gutya, mbese tukamera nk'ibiragi. Ntabwo twigeze tumuvugisha kuko twaravuze tuti reka tugire duceceke, hato umugisha wacu utabura ntitubone umwana. Ubwo turaceceka, akavata ariko se mwasaze, byagenze bite, mwabaye iki, ese mwabaye ibiragi, ariko tukanga, tukavuga tuti reka tureke. Nuko ubwo ngubwo turangije turagenda tukagera mu rugo, wapi bikanga, mugategereza ko mutwita bikanga, tugategereza bikanga, mukajya ahandi. Rimwe tuza kujya ahandi, papa tujyanye, baratubwira batumva rero, nubwo mwaje hano hari umukobwa mukuru wawe cyangwa barumuna bawe bapfuye badashatse batabyaye, abo nibo babafashe, none mugomba umugabo wawe agomba kubatahira, uragenda uboha ikirago umusambi, uboha umusambi uwuzurizeho, numara kuwuzurizaho umugabo wawe nawe yubaka akazu k'akagondero gutya, akubake, namara kukubaka musasema ishinge, nimurangiza mushiremo ka gasambi, umugabo wawe ajyemo aryame, noneho wowe uze kumuhamagara umubwire utari ko igihe waryamiye ntabwo bwakeye, araba mutahiye, ubwo muzahita mubyara, namara kubikora gutyo. Ubwo twaragiye, ako gasambi ndakaboha kuzuriraho, ndangije ndagenda njya gusasamo intuza, agashinge, ndamburaho ka gasambi, ndangije mfata akebo nshiramo ibiryo, ntereka hariya, ubwo nyine ni uguterekera. Ubwo birangije umutware ajyamo, amaze kujyamo nyine bigeze nimugora, nta muntu urimo, niwe ugiyemo wenyine, ngo agiye gutahira umuzimu, ngo kugira ngo dukunde tubone umwana. Ubwo aragenda ajyamo, amaze kugeramo, ubu nanjye njya mu nzu ndaryama, bimaze nk'amasaha nk'abiri, ndangije ndahamagara nti niko ye, mbese ntabwo wamenye ko bwakeye, wahugiye ku nkumi wibagirwa ko bwakeye, kuki utaza, ntabwo uzi yuko turi bujye guhinga, iyo nkumi buyiretse urasubira we nimugoroba. Nuko umugabo ati nawe akivunura mu bitotsi, ati reka nzi. Ubwo tugira gute dushaka umwana, ubwo ngubwo akaza, ubwo tukaba tuti noneho ibintu biri bucemo rwose, ubu ngubu noneho ni ubwa nyuma turi bubone umwana. Ubwo umwana ntitwamubona, n'ubundi biba kwa kundi biranga. Bigeze igihe turongera dusubira kuraguza, tujya ku mupfumu nawe utarabyaye, umupfumu utarabyaye, turagenda tugezeyo, ubwo twikorera inzoga, umutware bamukorera inzoga mu ntuza mw'injerekani, baravuga bati iyi nzoga ugomba kuyikorera, ukagenda ukagerayo, nta wundi muntu uri bukwakire, urayigenda uyigezeyo wenyine, bakora ibyo bakora, ubundi nuko. Ubwo inzoga yarayikoreye, nanjye nikorera igiseke, turagenda tujya ku mupfumu nawe utarigeze ubyara, mbese ashaje. Tugezeyo adushyira mu nzu, aratubwira ati mwinjire, turagenda turinjira, dusanga utunwa tutubindi tuduki, birimo inzoga zamezeho imisatsi, ibiyege zashaje. Arangije aratubwira ati nimuhagarare hariya, duhagarara hariya. Arangije aratubwira ati nimuve mu myenda, imyenda tuyivamo, turiyambura dushaka umwana. Tumaze kwiyambura, asoma kuri ya nzoga, ubwo nyine akora aracuranga, agira gute, arahinde gutyo. Arangije afata ya nzoga arayiduciragura, ngo ari kutwuhagira, adukuraho imikoshi ngo kugira ngo tuzabone umwana. Arangije arayiducira inzoga, iraturya, turafurutwa, ibintu bikajya biza by'ibipurugunyu, mbese nuko umwana. Ubwo turangije amaze kuducira inzoga, ati mugende, ati ubundi, ati Imana nibagira neza zabaha umwana, ati ngewe murabona ntashaje,
ntawe ngira ati ubu simfite ibintu ntimurebe ukuntu ndi umukire ati ariko nanjye nshaje ntawe mfite ati ubwo rero nimugende Imana nibagirira neza muzamubona yakababwira ati se jewe ndiyanze ubwo nicaye ahanga ntarabyaye niyanze ati mugende ubwo Imana izabasubiza ati zabagirira neza nuko cyo koza aho hantu ho twahavuye tubona mbese nawe asa n'udukomerekeje tubona nta byiringira duhaye kuko abandi bo bajyaga batubwira bati murabyara ariko ngo yadukura inzira ku murimo ubwo turataha ubwo niko imiryango ya Nyanze bageze aho baravuga bati rwose uyu mugore ni umurozi ahubwo uyu mwana wacu agiye gupfa gutyo baranyanga amabukwe aranyanga databukwe bose n'imiryango nabaramu wanjye n'abakeba banjye nari mfite mukeba wanjye wajyaga byara buri mwaka yajyaga byara noneho ubwo twari duturanye gutya yaba yatwisindikuza akaza akagira gutya agahagarara akayitunarika akagira gutya ngo mbe yapira imiti ngo bite byawe mbese ashaka kugira ngo mubone mabukwe yambona akambwira ati wowe nta n'icyo umaze usibye ko waruze umwana wanjye akaba agiye gupfa nta mwana abonye ubundi wandogeye umwana ubundi ariko uribeshya umwana wanjye uribeshya ntabwo uzabana nawe ariko kubera ko uriya yankundaga yarankundaga akambwira ati hangane ibyo bacu bazajya bagukorera ujye wihangana ngewe turi kumwe rwose ntugire ikibazo nawe akandima agatima nkumva arankunda cyane nanjye bituma ndushaho kumukunda ndavuga nti ibyo ari byo byose ngewe ibyo ari byo byose narabyaye uyu nguyu ntarabyara ariko yaremeye aravuga ati reka umugore wanjye mukunde Imana izadu nubwo tutasengaga ariko twari tuzi ko hari Imana izatugirira neza ibyo byiringiro tukaba tubifite akajya nkomeza akankomeza kandi ari nge wakamukomeje ahubwo akaba ari unkomeza ni ukuri ndamushimira cyane umutware wanjye ntago nabona ukuntu mbivuga kugira ngo umuntu yihangana amara imyaka 20 atajaraje ngo ajye hirya no hino ni ukuri ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha yarakoze yabaye umwana mwiza ni ukuri arankunda akajya ntonesha akankunda akamura akavuga ati subundi uripfundika ibitenge wigira winyonga ugiye gutumaza iki kuro kuzuza wese gusa ubundi ikindi kintu maze ni igiki ariko nkihangana bikomeza gutyo turangije ubwo nza kujya gusenga hari ahantu mu Gahinga hari urusengero rwa Pentecote rwa ADPR noneho hari umusaza wari uhatuye witwaga Karega atuye impande y'urwo rusengero noneho ubwo ngubwo njya kujya gusenga abantu barambwira batari kubundi waje ukajya gusenga nanjye ndavuga intumva rero wamugani nkwiye kujya gusenga numva binjemo numva ndabyumvise ndavuga inti reka nge ninjye gusenga waricaye uravuga uti rero igihe nagiriye mu bapfumu bambeshya bantwara ibyanjye nta rubyaro bampaye ahubwo reka nigire mu Mana ubwo nibwo nafashe inzira ndagenda njya gusenga ngezeyo ndinjira maze kwinjira abaririmbyi bararirimba barigisha bigisha kuri uriya hantu bamwigishaho rwose babigisha ukuntu yababajwe na mukeba Penina amubabaza cyane amukina ku mubyimba nta mwana afite abyaye 7 mbese ndabyumva ngeze aho ndavuga intumva iri jambo ndumva ari iryanjye ndumva nanjye arikomeze nanjye nkwiye gufata umwanzuro nararize numva nababaje Imana ndavuga ngo Mana igihe nirukiye nta kintu byamariye ariko ubu ngubu mfashe umwanzuro ngiye gukorera Imana nanjye ndebe icyo Imana izankorera barigisha baravuga ukuntu Hana yajyaga avuga bucece agira gutavuga bucece nanjye ndavuga intumva ngiye gukorera Imana ubwo nibwo nahise ninjira mu gakiza ndatangira ndasenga noneho ntangiye gusenga nibwo nahuye n'urugamba rukomeye mu miryango nashatsemo baratangira baravuga bati noneho yagiye hari kwa Karega mabuka ubwo nazamuka kubera ko yari atuye haruguru ngewe nzamuka hepfo nazamuka vanga ubwo agaseka cyane akambwira ngo ubwo rero ugiye gushaka umwana kwa Karega ntabwo yari akivuga urusengero ahubwo yavugaga uwo musaza wari uhatuye ngo ubu rero ugiye kwa Karega ngo ugiye gushaka y'umwana ngo agaseka cyane ngo ngaho genda ugiye gushaka umwana kwa Karega ndeye kuzamubona umushaka kwa Karega ariko uwo mwana nzamubona ubwo ndagenda ndasenga Imana itangira kumpa amasezerano itangira kumbwira ko nzabyara itangira kubimbwira birangije
ubwo ndahaza ndakizwa kuko ninjira muri korari ndasenga nkajya mvuga nti reka nkore umurimo w'Imana. ni ukuvuga ngo iyo baga bashizeho wenda bakavuga bati tuzajya turepeta nka 11 tujye ku murimo w'Imana, nanjye nirindaga gukererwa, nakoresha uko nshoboye ku buryo nanjye mpagera 11 zibura byibuze nk'iminota 20 kugira ngo nanjye ne kuzakererwa, Imana itazakererwa kumpa umwana. kuko nahise ngira kwizera ndavuga nti wa Mana we nanjye ngiye kugukorera nkukirandukira ubundi uzampa umwana nkuko bimbwira. Imana agiye impa amasezerano ikanyereka ntwite, ikabinyereka ikagira gute. Ndangije ubwo umutware nawe we yakijijwe nyuma ndangije ndamubwira nti twihangane rwose nkuko wihanganye n'ubundi komeza wihangane uze tujye mu Mana, kuko twashakiye mu bapfumu ntacyo twabonye, ariko noneho tujye mu Mana, Imana izatugirira neza. ubwo umutware nawe namaze umwaka nkijijwe, nawe abarakijijwe. Amajije gukizwa ubwo twahise twinjira mu Mana neza. Muri make gukizwa kwawe nawe yabonye harimo umumaro, wabona harimo impinduka, noneho gusenga kwawe biramukurura. Aravuga ati umudamu wanjye hano yagiye kumbona ari byiza nanjye wajyayo. Yego. Ubwo yahisaza nawe yarakizwa, aragenda arabatizwa, ahasigaye dufata inzira tubumwe dutangira gusenga Imana. Baraduharamba bakagira gute bakatujujubya, ariko turavuga tuti Imana twamenye tuzayigumamo. Nibwo twagumye mu Mana dukomeza gusenga, Imana iduha amasezerano, ikamusanga ikamubwira, nanjye ikasanga ikambwira. Rimwe ndabyibuka nkimara gukizwa nkiri mutoya mu Gakiza, na umutware yari yaraje nahagupagasa i Kigali, noneho Imana insanga nko mu masaa 9 z'ijoro. Icyo gihe naryamye nasenze narize ndarira ndavuga ngo Mana, nukuvuga ngo ukajyaga mbwira ati ahubwo nzakumenaho amazi ashyushye kuko wanze kurekura umuhungu wanjye gugende mushakira umugore. Noneho ubwo ngo ndavuga ngo Mana, ko byose ubishoboye, ko namaze kukumenya byose ukaba bishoboye, wazampaye umwana. Kuri uwo mugoroba naragiye ndasenga ndarira ikirangiti kiratuha, ndarira mbwira Imana uzampa umwana. Bigeze nko mu masaa 9 giye kumva numva ijwi rirampamagaye, rirambwira ngo Primitive nzaguha umwana. Byarambwiye ngo nzaguha umwana. Noneho rimbwiye ngo nzaguha umwana, ndavuga ngo Ma, kuko ni wowe ubivuze. Ngiye kumva numva nanone irongera avuze ngo nzaguha umwana, byavuze 3. Ndangije ndavuga ngo Mana ushime, numva haleluya, numva ibyishimo birande, numva Imana irantanganye, ndavuga ngo Mana ni wowe ubivuze. Noneho ndavuga use niryo nijwi ry'Imana, ni umuntu uhamagaye wumvishe ndi gusenga, ni umpamagaye. Ndavuga ngo ariko ni Imana. Ndangije ndavuga ubu ngubu ndagiye, ndavuga ubu ngiye kureba mwarimu wanjye. Ubwo umugore we yari umudiyakoni, ari mwarimu umugabo we. Ndavuga reka njye kureba mwarimu mubaze uko ijwi ry'Imana rivuga. Nabaga ntararyumva, ndavuga reka njye kumubaza numve. Ubwo naragiye nasindutse kare saa 11 nari nagiye, ndagenda ndakomanga. Barangije baravuga bati kuki tuzindutse? Primitive akuzindutse byagenze biti? Ni we yandazindutse. Ubwo nakinguye amarira, ariko ni we yandazindutse, ndagira ngo munsobanurire mumbwire neza. Ubwo bahise bakingura vuba bati yicara hano, barampumuriza barambwira bati tubwire ikibazo wagize kugira ngo uzinduke uza iki gihe muri iri joro. Ndagiye ndavuga nti narije kubasobanuza nti kuko numvishije umuntu ampamagara ambwira ngo azampa umwana, niba ari ijwi ry'Imana reka mbabwire ukuntu byagenze. Ndatangira ndababwira ukuntu nasenze, ukuntu navuye nabwiye Imana nyitakambira nyinginga. Ngiye kumva saa 9 numva ijwi rirambwiye ngo nzaguha umwana, ngo ninjye Imana nzaguha umwana. Ni none ndagira ngo mumbwire rivuga gute? Numvaga ari ijwi rihorera ukuntu, numvaga ari nk'umubande, numva ari ijwi rihorera cyane. Nuko ndababwira ukuntu byagenda, ngo ati igenda witurize, iyo ni Imana. Iyo ni Imana yabivuze, ni Imana yabivuze, humura izaguha umwana, Imana yacu ntibeshya. Ubwo baranganiriza, barangije ndavuga numva ndishimye, numva ngize ibyishimo, numva nagutse, ndavuga ni kuko Imana niyo yavuze, ubwo koko niyo. Bati Imana niyo yavuze ko izaguha umwana, genda utegereze. Ubwo naraje ntangira gucya mu maso, numva mbese Imana yanshubije. Ubwo nibwo natangiye gufata imyenda, njya mu myenda yanjye yari minini mu nda, ndavuga ntumva rero iyi myenda ngiye kuyibika hariya
ubu ngubu nzajya nyambara ntwite Amen. ntungiye kuyishyira hariya imyenda ndatoranya nshyira hariya Tangira ndayibika kwizera rwose. ntangira kwizera numva icyizere kiraje ntangira kubika imyenda nzajya nambara ntwite Amen. ubwo ngubwo imyenda maze kuyibika ndategereza urumva twe tumaze imyaka 5 turaguza Yego. mu myaka 5 twe tumaranye twararaguzaga ubwo twe twinjiye mu wundi mwaka wa 6 nibwo twakijijwe ubwo ndangije numva mu ijwi ry'Imana ubwo nibwo nabitse imyenda ndabango nzayambara ndategereza mbona imyaka 2 irashize mbona imyaka 3 irashize ariko uko mbitegereza n'ubundi nubwo nabonaga bitinze ariko nkavuga ariko Imana yacu ntago ibeshye nkagenda nkavuga ibyo ari byo byose nubwo bitari byaza ariko bizasohora ubwo ngubwo nakomeje kwibera aho ngaho nkomeza gutegereza Imana imyaka 10 naho ibirashize ndavuga ariko kw'Imana ariyo yambwiye umutware nawe yahari Imana ikabimwereka ikabimubwira nanjye ikanyereka ntwite ndi kuzamuka agasozi rwose ntwite nkavuga ibyo ari byo byose Imana izampa umwana reka ntegereze ubwo ngubwo birangije noneho ubwo nibwo twaje i Kigali mu ntambara y'98 igihe cy'abacengezi nibwo twe twaje i Kigali kuko n'ubundi twabaniye inaha i Kigali mbere twabaniye inaha i Kigali tugenda muri 90 kuko twashakanye 87 urumva ko tumaranye n'igihe kinini noneho ubwo ngubwo tugenda duhunze 94 tugenda duhunze tugeze iriya intambara y'abacengezi biraje 98 nibwo twagarutse i Kigali tugarutse i Kigali ubwo nibwo naje ngeze i Kigali dukomeza gusenga turi abakristo rwose nibwo ninjiye muri korali ariko na mbere nararirimbaga ngeze na hano ubundi njya muri korali yitwa bararimenya yuko ndi umudamu ntabyara baramenya bose baramenya ninjira muri korali yitwa Bihanganye yo ku Muhima ya 3 ubwo nayigiyemo nabo bamba hafi bakajya bansengera bakampumuriza bakambwira bati rwose ihangana Uwiteka azakugirira neza bamwe muri bo nabo Imana ikajya ibereka nabyaye bakaza bakambwira bati nyamara izere rwose Imana izakugirira neza ndetse bamwe bafata n'igihe cyo kunsengera bagafata amasengesho y'iminsi bakansengera bakavuga bati rwose turashaka yuko Primitive umuha umwana Imana irabumva rwose abihanganye baransengera nanjye ndizera ubwo nukuvuga ngo isezerano n'ubundi ryasohoye indirimba muri yo korali abihanganye noneho birangije nza gutwita ariko ntabizi sinabimenye umaze imyaka ingahe ubwo nukuvuga ngo nari imaze imyaka 19 mu mwaka nukuvuga ngo nabyaye neza imyaka 20 yuzuye wari wariyakiriye nari nariyakiriye muri ibyo bihe nibura nubwo Imana bikubwiraga wajya kujya kwa muganga kwivuza nigeze kujya kwa muganga rimwe hitwa kwa Mazimpaka yego njyayo ndavuga ariko ubundi reka njye kureba ndebe wenda ko ndi muzima nagiye kwa Mazimpaka ancisha mu cyuma arambwira ati ndabona nta kibazo ufite turongera n'umutware tujya kwivuza hariya kuri Yamaha nanone ndavuga ngwino tugende tujye kureba uko duhagaze n'ubundi tero ko tumeze turagenda muganga aradusuzuma aratubwira bati turabona muri bazima rwose nta kibazo mufite mugende mutegereze Imana muzabyara ubwo turaza nyine none igihe kigeze ndavuga ni suko ko ubu ni Imana ubwo byageze mu myaka 18 ntangira kuvuga manza hari Imana ahari yarambeshye imyaka ibaye myinshi ndimo ndasaza ubuse kuko bizagenda gute warugejeje imyaka y'ubukure nari ngeze imyaka y'ubukure kuko nari ngize 40 warugejeje imyaka 40 ndavuga ni suko ko Imana hari manza Imana hari ahari ubwo wenda kubera ko wenda yanteguriye ubugingo wenda umubabaro nagize nkaba nzawibagirwa ngeze mu ijuru ntubanza hari ari cyo yashatse kugira ngo izampe iby'umwana byo ntangira kuvuga nti Imana iby'umwana none ho mbivuyemo Imana nsa n'ubabariye Imana bango Imana ndakuretse narizeye ngira gute ndakuretse reka mbyihorere Imana uzanyihera ubugingo noneho rimwe ndabyibuka twari dufite icyumba cya korali ndi kugenda turi kugenda nimugura tugiye kuraramo noneho njyana kwa Imana rero iby'umwana byo ndabiretse nta kintu nzongera kubivugaho reka mbyihorere ntegereze ikindi uzampa n'ubugingo buhoraho iby'umwana byo ndabiretse nangije ndagenda ngeze mu cyumba umuntu w'umuhanuzi ngiye kubona nicabaraje arambwira ati ninge wabivuze ndi Imana kuvuga ngo urambabariye ninge wabivuze ntiyarazi icyo
navuze ndi kuza ariko nageze mu cyumba cy'amasengesho ahita nsanga arambwira ati ngewe ninjye wabivuze nzaguha umwana kandi ngiye kugusetsa amen ndavuga inti Mana we umva ntimbabarira nivovose ntimvuga ko atari wowe ntari kundongeye ndemeye Mana ntimbabarira amen ubwo ngubwo turasenga bigeze igihe Imana ntago byatinze ni ukuvuga ngo twajyaga duhura n'utuntu twiza wumve kwiza twe dufite no kwizera cyane umutware yajyaga ahura n'utuntu twiza akatugura tw'abana kuko ndabyibuka yigeze kugura agasuime keza ngo kugufatiramo umwana araza turakabika tugeze igihe kaza no gusaza twageze igihe turakabika tugeze tugashyira hariya tukabadutereka tujye tukihanaguza kaza gusaza nuko turabireka ubwo rero birangije ubwo naragiye mbaho ngaho nza gutwita majije gutwita sinaza kubimenya nkagira ngo ni malariya noneho ndangije ndavuga ntari kubundi ko ndeba malariya wazagiye kunzanira ibinini muri farumasi ko ndeba mfite malariya mbi arangije aragenda ubwo naraciraguraga nciragura nkavuga ntari ko burya iyo umuntu arwaye malariya nabwo aracira ubwo rero ni malariya ndwaye ubwo aragenda ajya kunzanira ibinini muri farumasi ibinini nkabimara akongera akanzanira ibindi binini nkabimara ariko nkabona ntari gukira nkakomeza kugenda nzambagatana nkabona ndi guciragura nkahorana igitambaro nciramo nkahorana akadobo nuko ndangije ndavuga ibi ngibi ntabwo byoroshye aho umutwara arambwira ati rero wowe jya kwa muganga hariya kwa Mansera ugenda ujye kwa muganga nugera kwa muganga bagusuzume bagufata amaraso barebe uburwayi ufite kugira ngo tugure imiti tuzi icyo urwaye ubwo naragiye wa mwana wanjye nabyaye nasize iwacu nawe yarashatse noneho ni ukuvuga ngo yari yarabyaye nawe mfite umukazana noneho uwo mukazana niwe waje mu rugo niwe wantwaye kwa Mansera agenda mfatanye n'undi muhungu wari uri mu rugo bagenda bantwaye mu maboko kubera ko twe dutuye hafi yaho bangeza kwa muganga kumva umwana wawe nawe yari yaraje gushaka yari yarashatse yarakuze ageze igihe cyo gushaka ntarabyara umukazana wawe niwe waje kuntwara kwa muganga ngiye kwisuzumisha kugira ngo barebe ko ari malariya ubwo yaranjyanye bangejejeyo ngo ninjiye mu isuzumiro noneho umuganga arambwira ati asama turebe kuko nari mfite igitambaro ndi gucira ariko nzi ko ari malariya arambwira ati asama tureba ndeba mu kanwa agira gutya no mu maso areba amaso arangije arambwira ati noneho genda baguha agacupa ugenda ujye gutanga inkari noneho ubwo ndagenda bampa agacupa bamaze kumpa agacupa ndagenda njya gutanga inkari ndangije nshyira ku idirishya aho abandi bari baturambitse gutya uducupa abandi babyeyi bari baje kwisuzumisha ubwo ngubwo birangije uducupa baradufata baragenda baradusuzuma bamaze kudusuzuma ubwo uzi ko umuntu nyine asubirayo agiye kureba ibisubizo barampamagaye bati ngwino mba ndinjiye muganga arangije arambwira ati niko ati ko ndi kubona wasamye ati umugabo wawe ati yatangiye ambaza ati umugabo wawe atumaze igihe kingana iki ndamubwira ntimaze imyaka 20 umugabo wawe yabaga ntiturabana ati se none ati ko ndi kubona utwite ndamubwira ntimuga ntibyo byihorere ntidere nguyu n'umukazana wanjye niwe wanzanye ntibyo byihorere rwose maze imyaka myinshi ntago ntwite ni malariya ntiburiya mwibesha agacupa ntiburiya bafashe agacupa katarakange ntibaragenda barabyitiranya rwose ntago ntwite ngewe maze igihe ntabyara rwose ni kandi no mundi nturabibona rwose ntago ntwite ariko nkongera nkicinye cyangwa fase kwimana yambwiye kwizampa umwana buriya ntago wabona ntwite nkumva mbese nibyo ariko mukandi nkumva n'ubundi nkumva nanone sibyo birangije ubwo ndasohoka noneho umuganga aza nkurikiye abwira abaganga bari hanze bandikaga udukarine arababwira ati uyu mama mubwiye yuko yasamye yanze kubyayamera ngo amaze imyaka 20 atabyara ati muragira ngo umugirene ndangije ndavuga ntimuga ntibyihorere rwose ngewe ntago mbyemeye ariko ntiburetse byihorere ntiturarebe turaza kureba
birangije ariko nkavuga se koko mbigenze ntaruke se nishime se ubuse nimba nishima atari nkumva sibyo kuko numvaga igihe gishize ari kinini kuko numvaga bitashoboka noneho nkanga kwihimbaza cyane kugira ngo abantu bataza kubibona noneho nyuma bigasanga bitari byo noneho muganga arambwira ati mva wa mama we ndabona kubyakira byakunaniye genda ujye kwa Mazimaka ugende bagucishe mu cyuma nibwo urabyemera ndangije ndagenda ndavuga naragenda mu rugo ngeze mu rugo noneho ubwo umutwara baraje arambwira ati bagusanzemo iki bimeze bite uburwayi ufite n'uburwayi noneho nkavuga ntibambeshye ariko ubundi bambeshye ubuse nakubwira ngo iki bambeshye bakubeshye iki kutarimo kubimbwira bakubeshye iki kutambwira ntumva ntibambeshye rwose ntisubunda kubwira ngo iki ko bambeshye asubunda bimubwira ngo ndatwite kandi niyewe ntibambeshye ngo vuga ibyo bakubeshye ngo we nanjye namubwira ntibambwiye ngo ndatwite ngo bakubeshye koko ngo niko ngo biriya byuma byo kwa Mansera ngo ntago bibona ngo biriya byuma urabona byabona inda ngo kereka byibuze ugiye mu mujyi se hashika ngo niho bayibona numva nawe nta byakiri noneho nakora mu nda nkumva reka indiri kudabanga basiwinde harimo inda nuko mbona nawe kwizera wapi mbona nka noneho arangije arambwira ati rero reka nkubwire ngwino ujye kumushumba mwiza ugende naho bagufata inkari niba bivuga irabariyo ubwo naragiye umukazana aranjyana angezayo amaze kungeza urumva nahise mpitirako muri pirive ndagenda ngezemo ubwo bamfate noneho hakaba hari nk'umuganga w'umurokore usengera ku Muhima wakoragamo noneho ubwo anyaka inkari ndazimuha ubwo akaba nani yicaye nka hariya nawe yicaye ariko ndi kumureba noneho azishira muri ntuza nyine aratangira arasuzuma ngo arebe ngiye kubona mbona agize gutya ngo Mana ushimwe ko uhaye banyitaga mama Manuel ngo Mana ushimwe ko uhaye mama Manuel ndavuga ntivuze ngo iki ngo warasamye niko nibyo koko usanze nahise ndarira ndavuga ngo Mana we uri Imana kuko ndarira amaraso ndarira na Mana urakoze we ndavuga Imana ndangije ndavuga intumva amacandwe nta nubwo nongera kuyacira ngiye kuyamira nimba nwite ntindayamize Mana naratakawe ndarira ndabyina muri iryo vuriro ndabyina ndishima ndavuga inti Mana we ntubungiye kujya no ku rusengero uyu munsi arabe repetition numva ndakize nukuvuga ngo nahise numva nkize numva uburwayi buragurutse kuko nari maze kumenya ko Imana ishurije naragiye mpita nzamuka njya muri repetition byari bigeze nko mu masaa 9 hafi saa 10 ubwo naragenda zamuka njya muri repetition ngeze muri repetition kwa kone nararwaye cyane barambuze ubwo perezida aratangira aravuga ati tugiye kwakira Primitive amaze igihe ataboneka yararwaye none reka tumwakira dusuhuze ubwo narahagurutse batereka tumwakire narahagurutse ni haleluya babona ntibisaza ndangije ndavuga ntumba ni bene data ndababwira uburwayi narwaye ntago ubwo kunyica ahubwo marayika aransuye ntanzanira ibiseke ntamaze kunzanira ibiseke ntibiranezeza nibwo burwayi mubona mfite ntibyaranejeje cyane nuko sinabisobanura neza ndabihorera nanjye ndazimiza mbivuga gutyo ndangije mbashira mu rujijo baravuga bati koko ibiseke mama Manuel marayika muzaniye n'ibiseke noneho bamwe bagatangira kunoshana ariko uko ndi kubivuga ubwo nkumva mu kanwa amazi aruzuye nkongera nkacira bati nyamara uyu muntu Imana yamugiriye neza kubirangiza byananiye kubirangiza ngo mbivuge neza nahise nicara ndarira ubwo birangije barangirira baranoshana baravuga bati nyamara wabona Imana yaramugiriye neza nuko ngubwo birangiye ubwo Imana ibingiriye neza gutyo ubwo nibwo ntashe mangeze mu rugo ubwo umutware ndabimubwira inti rwose ntibasanze arinda rero uwo mukazana wanjyanye ayisagera yarabimubwira ariko ngiye mpitira ko ku rusengero ntingiye gukorera Imana ingiriye neza impaye gutwira nuko ubwo ngubwo
birangije ubwo umutware yatangiye kumfata neza, ntangira kunywa imbuto, ntangira kunywa amata, za nido zabaga ziri aho ngaho, ibikombe bisimburana, ndaryara, abantu bakaza bati rwose nywa amata uzahuka umere neza. Umutware amfata neza, turishima turanezererwa. Nuko Uwiteka arangije atugirira neza, nuko igihe cyo kubyara kiba kirageze. Ubwo ngubwo ndagenda njya kubyara. Inkuru yageze kwa bamabo. Inkuru ibigezeyo, nabo rwose barishima. Ariko ibyago nagize nuko mabukwe yapfuye. Mabukwe yapfuye ntarabyara, ntaranatwita na data bukwe, ariko baramubange na muramukazi wanjye barabibonye. Nukuvuga ngo maze kubyara baje kumpemba, nari hano mu cya hafi barikorera baza kumpemba. Nuko ndanezererwa, nuko tungura ibikoresho, umutwara aragura, mbese twari dufite ibyishimo ku buryo ibyo byishimo twagize muri icyo gihe ntabwo nongera kubibona. Twagize ibyishimo turanezerwa. Nuko Uwiteka abampaye umwana w'umuhungu, tumwita Amasezerano Samuel Adolphe. Ndanezerwa, ngira ibyishimo. Nibwo kubera Imana yari yarampaye isezerano nk'ibiri iwacu mu Ruhengeri, nibwo nafashe korari Abihanganye, turagenda turajya gushima Imana. Twamazeyo kabiri, turagenda tujya gushima Imana, guhigura umuhigo, kuko Imana yaduhereye isezerano hariya kuri urwo rusengero, tujya guhigura y'umuhigo. Nuko tutanga amaturo y'ishimwe, bimera nk'ubukwe. Ni ukuvuga ngo twakoze ibintu by'ubukwe, abantu bose barahurura bakavuga bati muze murebe, mwajyaga mwumva Hana, mukumva Hana muri Bibiliya mukajya mubyumva, ariko noneho nimuze mumurebe Hana wa kabiri undi, muze mumurebe. Imyaka 20 ubwo hari mikoro, bavugaga bagenda ku misozi bahamagara hirya no hino, insengero abantu bose bahuruye, tugira ibirori byiza, Imana iratunezeza. Nuko none ndashima Imana, nukuri Uwiteka ko yahabaye, yatugiriye neza. Arangana gute? Ubu Samuel afite imyaka 14, agiye mu wa kabiri sogonderi. None nyuma ya Samuel nta wundi mwana urongera kubyara? Nta wundi mwana ndongera kubyara. Ubwo Imana yashimye ko ari uwo nguwo, kandi naranyuzwe, numvishe nshimye Imana, byaranejeje, ntacyo nshinja Imana yarakoze. Mama Samuel ufite amashimwe menshi. Mfite amashimwe menshi cyane. Yarakoze n'ukuri. Tuzongera dufata undi mwanya twongere tuganire nawe. N'ukuri. Ariko Mama Samuel n'ukuri ufite ishimwe mu mutima wawe. Imana yarahabaye. Imana yabanye nawe. Imana yarakoze pe. Ariko ndagira ngo ugira ijambo ubwira abandi badamu cyangwa abandi bagabo bagitegerereje kuri uyu musozi, bakirimo kubwirwa amagambo nk'ayo wabwirwaga, barimo gutukwa nk'uko watukwaga uyu munsi. Ihangana ugire nibura amagambo ushobora kubabwira yo kubahumuriza ndetse no kubakomeza, kugira ngo nabo bongere kugarura ibyiringiro. Amasamwe hari ibyo wababwira? Hari icyo nababwira. Mbere na mbere ndabanza kubwira abakobwa babyariye iwabo. Abakobwa babyariye iwabo, nabyaye mfite imyaka 17, numva ko ntaye agaciro, numva ko birangiye, ariko nukuri ntago burya biba birangiye. Imana yangiriye neza, impa umusore. Nubwo narabyaye, ariko Uwiteka yagize neza, ampa umugabo w'umusore utarigeze ashaka, utarigeze abyara. Irangije kumumpa, numva ndanezerewe, numva ndishimye. Ubwo nabwiraga abakobwa babyariye iwabo bagira ibyiringiro ko Uwiteka bazi, kandi azabebuka akabagirira neza. Nabo bashobora kumera nk'uko nabaye, nabo Imana ikabagira neza, ikabateturura, bagashaka bakabona, kandi bakabona abasore, cyangwa se Uwiteka nyine akabagirira neza. Aho nababwiraga ko bagomba kwihangana. Ikindi ngomba kubwira abantu b'abagabo, muri kino gihe abantu barashakana, bamara n'umwaka cyangwa imyaka 2, ugasanga bararambiwe, ugasanga bararyanye, ugasanga babivuyemo kubera kubura urubyaro. Ariko nukuri ndashimira Imana, kandi nshimira umutware wanjye ko yihanganye. Nabwiraga n'abandi batware bagenzi be, abagabo, ko bagomba kwihangana igihe kigera Imana ikibuka umuntu, igihe kizagera Imana ikabibuka nabi ikabagirira neza. Nababwira kugira ngo bihangane, bashinyirize, bagume ku Mana, bagumane ibyiringiro no kwizera, Imana izabagirira neza.
kandi ikindi ni ukuri ntibazajye batoteza abagore babo, kuko urumva icyo gihe ngewe nari narabyaye, ariko umutware w'iwanjye ntiyavuze ati uriya wenda nk'uko bavuga ngo naranyereye ngo nagize gute, ntabwo ariko byari biri. We ntiyabyitayeho, ahubwo we yakomeje kunkunda, arankundwakaza, aravuga ati reka twihangane, najya kubabara wenda ngo ngere akavuga ati we yihangane, ni ukuri Imana izakugira neza. Ndamusabira umugisha kuko yihanganye iyo myaka 20 yose. Nasabaga rero abagabo bafite abagore nabo bameze nkatwe babuze urubyaro, nibakomeze bihangane, Imana ntiyabibagiwe, nabizabagirira neza. Ya Mama Samuel, mu by'ukuri ndumva wakongera ukambwirira abandi. Hari abandi badamu benshi mu by'ukuri bumvaga yenda bananiwe, ndetse n'abatware babo, abapfumu uyu munsi bakirimo kubwira yuko batanga urubyaro. Hari amajwi menshi ari kubahamagara ati nyamara hari aho mwakatira gatoya mukabona urubyaro. Abo bantu nabo bakirimo gutambika hirya gatoya, hari ahandi hantu bagishakira urubyaro, nabo ndumva babamera message. Icyo nababwira abantu bajya kwa Satani nta kiza kiriyo, nta nubwo abo bapfumu batanga urubyaro, nta nubwo twatanze byinshi, dukora byinshi, ariko nta mwana bigeze baduha. Ngira ngo nabivuzeho uko byagiye bitugendekera, tubira icyuya, batukoresha ibintu, batukoresha iki, ariko nta kintu byigeze bitanga. Icyo nabwira abagenzi banjye nabo bameze nkanjye, babuze urubyaro, bari babuze urubyaro nkuko nari nararubuze, nibihangane binjire mu Mana, bakorera Imana, bizera Imana, basenga Imana, Uwiteka azabagira neza. Naho mu bapfumu kujarajara hirya no hino nta kintu byatanga, kuko mwamaze kumva yuko nanjye nta kintu byamariye, ariko maze kwinjira mu Mana, maze kuyoboka Imana, maze gukorera Imana, Imana nibwo yanyibutse, nanjye ngira neza, irambwira ngo nzaguha umwana, irabikora. Nanjye nabasabaga ko bagomba guhindukirira Imana, Imana izabagirira neza nkuko yangiriye. Mama Samuel, Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi mugirire neza. Ni ukuri ahumurije abantu benshi batandukanye. Abwiye abagabo kwihangana, bakihanganira abadamu babo nubwo bakiri ku musozi wo gutegereza, ariko ni ukuri ni mwihangane. Ndetse n'abadamu mwari mucitse intege, wabonaga imyaka ikubanye myinshi, wumvaga unaniwe kwihangana, ariko ihangane nubwo hari amazina menshi barimo kukwita, nubwo hari ibitutsi byinshi barimo kukubwira, ariko ihangane. Wumvice ko na Mama Samuel yabinyuzemo, ariko nyuma y'imyaka 20 Uwiteka akamwibuka. Humura nawe ntago Imana yitaye ku myaka rero myinshi umaze, nawe igisubizo cyawe kirahari. Ikindi ni ukuri yabakanguriye kugana inzu y'Imana, kuko nawe yiciriye inzira, agerageza guca hirya no hino, ariko igisubizo arakibura. Mu nzu y'Imana rero niho hari amahoro, niho hari ubuhungiro. Rero ni ukuri Mama Samuel twamushimira cyane kubw'umwanya mwiza yaduhaye, kubw'ubuhamya bwiza waduhaye, kubwo umva wakoze cyane Mama Samuel. Warakoze kwihangana, warakoze kuba umugore w'intwari, warakoze kutarambirwa ngo wumve wabivamo, warakoze, wagize neza rero, warihanganye. Imana ishimwe kubera ko yatanze Samuel. Ni ukuri yarakoze. Ni ukuri twagira ngo rero tuze kugusaba nutwemerera, nibura muzaduha akanya tuganire na Papa Samuel ahari, ndetse na Mama na Samuel ahari, kugira ngo mwese tubabone. Ni ukuri pe, kugira ngo n'abakurikiye Mama Samuel nabo bazakubone turi kumwe n'umuryango wawe wose. Urabitwemereye? Ndabibemereye rwose, ni karibu. Murakoze cyane rero. Mama Samuel atwemereye yuko azaduhuza n'umutware we ndetse n'umwana wabo Samuel, kugira ngo abantu babone ibihamya yuko ni ukuri pe, Imana yacu irakora, Imana yacu irashoboye kandi irasezeranya igasohoza. Nagira ngo nkubwire nawe warucitse intege kugira ngo wihangane, ibyawe biri inyuma. Mama Samuel, hari abantu benshi bazifuza kuguhamagara, hari abantu bazifuza kukugisha inama, hari abantu benshi bazifuza enda no kuba banagusura. Ndumva wabaha nimero zawe kugira ngo abazagushaka by'umwihariko. Ndakeka hari byinshi utavugiye hano utaboneye umwanya, ariko hari ibindi wababwira mubaye muri kumwe. Twagira ngo bahe nimero zawe. Nimero zanjye ni 0788 79 77 22. 0788 79 77 22. Kuri Tigo ni 07kabiri 50 25 202. 07kabiri 50 25
202. Yego. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Abo twari turi kumwe muri uyu mwanya, twari turi mu kumva ubuhamya bwa mugenzi wacu Mama Samuel. Imana ibaha umugisha, mwakoze kubana natwe, naho ubutaha Uwiteka Nyiringabo akomeza bishimire. Murakoze cyane.